Mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi turagusubiriramo cyangwa se tukubwira isomo utigeze wumva ariko rikaba isomo ry'ingenzi cyane kandi rikomeye tugomba kwibagirwa cyangwa kuzigera wirengagiza mu buzima bwose usigaje kuri uyu mubiri dutuye witwa isi. Ngo burya ntukajye inyuma y'abandi bose mu bumenyi ngo uhinduke injiji cyangwa se umuntu uranaroge, ariko nanone ngo ntukajye imbere y'abandi mu bwenge, ntukanihutire gufata imyanzuro nko kubwira abantu ko bakunda, gusezera akazi ndetse n'indi myanzuro ijyaniranye n'amafaranga uhubutse. Ngo biba byiza kwitonda, gutekereza, kugisha inama no kureba niba mu by'ukuri imyanzuro ugiye gufata n'igihe ugiye kuyifatamo ubihwanye kandi bihuje. Isomo tugiye kukubwira uyu munsi ni iry'uko mu myaka yo hambere cyane cyane mu bwami bw'Ubugiriki na Roma, igihe Roma yari igitegeka Kiliziya Gatolika bategekana aribo bayoboye isi mu iyobokamana no muri politiki. Kiliziya yigishaga ko isi ari wo mubumbe watoranijwe n'Imana, ngo itureho ibinyabuzima by'ubwoko bw'umuntu ngo bikoze mu ishusho y'Imana bigomba gutegeka ibindi bintu byose. Kiliziya yigishaga ko ngo isi ari ryo zingiro ry'imibumbe yose. Isi ikazengurukwa n'ukwezi, ikazengurukwa n'izuba, ikazengurukwa n'ibumbe nka Venus, Mars, Neptune, Saturn, Jupiter ndetse n'indi mibumbe yose uzi waba warize muri geography cyangwa se mu yandi mateka n'ubumenyi ubwo aribwo bwose waba warize mu buzima bwawe. Nyamara kandi mu buryo butunguranye hadutse umugabo umwe abyukana telescope yayitunga mu kirere ngo maze abona ikintu giteye ubwoba kandi gitangaje. Muri iyo myaka yo hambere uko ubyumva nyine, uwo mugabo yatahuye ko isi mu by'ukuri atari ryo zingiro ry'imibumbe, ahubwo isi nayo izenguruka izuba, yaba isi, yaba Jupiter, Venus, Mars ndetse na ya mibumbe 7 cyangwa se 8 bitewe n'uko ushobora kubyibuka cyangwa se naho mwabyize ubumenyi bugeze. Iyo mibumbe yose uwo mugabo yatahuye ko izenguruka izuba. Nyamara kandi akimara kubyigisha, Kiliziya yarahagurutse icika ururondogoro, isi icika umugongo. Umugabo ashinjwa ubuhakanyi bumupfukamisha imbere y'imbaga, bamucira urubanza bamubwira ko mu by'ukuri uwo mugabo atangije ubuyobe, ubuhakanyi, kuyobya abandi, guhakana Imana cyane cyane kibi cyaha gikomeye cyane cyamuhamye. Maze ubucamanza buraterana bakubita inyundo hasi bamukatira gufungwa. Yamaze iminsi myinshi cyane afunze, inyandiko yari yaranditse zirafatirwa, ubushakashatsi rero atangije burasenywa, ibindi biratwikwa. Nyamara uwo mugabo bamuhatirije kwandika ibindi bitabo avuguruza ibyo yari yaravuze mbere. Bamusaba ko yakandika avuga ko yabeshye ko ndetse ibyo yavuze ari ubuhakanyi, k'isi ari imibumbe yose izenguruka. Uwo mugabo yagerageje kubikora ariko n'ubundi habaye hahandi baje kumukatira rwo gupfa. Uwo mugabo bamushinja ubuhakanyi baramutwika. Ubwo yaragiye gupfa yaravuze ati ariko kandi nubwo munyishe murandenganyije, ni hahandi isi izenguruka izuba. Ibyo ntacyo byamaze. Nyamara kandi ngo abashakashatsi kugeza iyi saha icyo baje gutahura nuko umugabo mu by'ukuri atazize ukuri, ahubwo yazize kuvuga ukuri mu gihe kitari cyo. Ngo burya nawe nubwo waba ukunda umuntu ukabona ashobora no kuba nawe yagukunda, biba byiza gutegereza igihe gikwiriye. Nubimubwira ashonje azakwirenza. Mbere yo gusezera akazi ujye ubanza utekereze ku ngaruka uzahura nako. Nubwo amafaranga wagakuragamo ari make wenda nta n'iterambere ryihariye yakugejejemo, ariko kandi aragutunze. Ese kandi nubwo asezera uribwira cyangwa wizera neza ko uzabona kandi nkako cyangwa se kari hejuru yako? Birashoboka ko uzajya kuba umushomeri mayibobo. N'ikindi cyo ntazi, abantu bose birirwa baguha urw'amenyo n'isabune cyangwa se amavuta yo kwisiga ukayabura. Ndikiza no gutekereza ku myanzuro ugiye gufata mbere yo kuyifata, haba muri politics, gutekereza cyane mu mibanire yawe n'abandi, mu rugo, niba uri muri famille, mu rukundo ndetse n'ahandi. Ujye witondesha ishozi. Uri kumwe na Sylvain, ubika kuduha subscribe. Ciao.